ibihe byiza rero kuri mwebwe mpo mudukurikira hano kuri films zacu ngira ngo murabizi ko tubakunda cyane kandi tubahoza ku mutima uyu munsi rero none ni Jeswe zo wabipango mu gikoni abantu yes tugiye gutangira guteka rero nkuko ndi badagenda mbigisha muri no minsi guteka ariko nanone mbabwira ni mujye mukoresha ibikoresho gakondo caho twamye dukoresha kuva na kera caho umunsi wa none ngiye kubatekera udushyimbo twiza cyane tumwe bita uduskronyonyo twa dushyimbo bita uduskronyonyo yes aha ni mu gikoni bari murashaka kubakorera ibintu bya danje ariko nanone nongera kubabwira nti shahi zimbahura zaje shaho ngo zibigaze shaho zaragiye zangiza ibintu byinshi cyane shaho urubyiruko turagenda turaremana shaho niyo mpamvu nazanya kabura kandi kugira ngo nyimbegeshe ukuntu bateka ariko nanone tubikora muri content twirinda content z'amatiku twirinda content zo guharabika abantu twirinda content zinjira mu miryango y'abantu shaho reka narababwiye ngo ariko sha uno mukino mba ndimo ndakina udafite amafaranga ntuzigere ugerageza kuwukina ni izina ry'Imana. So mu gikoni wacu uyu munsi wa none tugiye kwikorera icyo bita udushyimbo bita uduskuruny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 u
bashaka kubereka content zadanje kandi bimeze neza nongera kubabwira ni sha mwabantu mwe uyu mukino mba ndimo ndakina udafite amafaranga ntuzigera uwukina uyu ni umukino w'abanyamafaranga amakara umufuka w'amakara urimo uragura inote ya 22 akabido k'amavuta karimo karagura inote 30 mw'abantu mwishaho uyu mukino ntuzigera uwukina udafite amafaranga ako murabona ukuntu ari byiza content nta hantu zitaboneka nuko wenda abantu bibishyiramo ko content ngari zo kwinjira mu miryango y'abantu no guharabika abantu no kugira gute ariko content ni nyinshi cyane twakora none zisinza nkabikora ahangaho ukabona abantu barabikunze shaho abantu bakanabireba shaho kurenza n'uburyo twajyaga dukora bya bindi sha utu tunyanya naza kuza kudukoresha mu kanya ariko ndi gushaka kwikorera kwa utuntu bita udushyimbo tw'uduskuru mereza igitunguru ahangaha urabanza kwanza ukagira gute ukareka amavuta gashya agacamuka cyangwa se babyita gucamuka akabanza agacamuka yamara gucamuka neza cyane ubu ngubu barimo ndabikora kugira ngo amavuta abanza acamuka kugira ngo umenye ko amavuta yahiye ahita avamo biriya bintu bimeze nka kaki nyine kuri ukuntu amavuta y'ubuto nyine aba ameze urabanza ukareka kwanza akabanza akavamo buriya bukaki ukuntu noneho ukaza kuza kuyaterura ariko urebye nabi shaho no mukino nawe uwukinnye udafite amafaranga ubigenderamo noneho kugira ngo ataza kuza kujyamo iki ataza kuza kujya umuriro utaza guta winjiramo hano duhita tugira gutya reba papa wanjye wabonye hariya no kuvuga ngo umuriro ntago uba wagakwiye kwinjira ntabwo uhita winjiramo noneho ukagenda wigirira gutya gake ntabwo bisaba intambara noneho kubera ko njye mba nashaka ko kurya igitunguru gihiye cyane ndaje nkwereka udukoryo nkora ntabwo mba nshaka kurya igitunguru gihiye cyane songera gutya namara kugira gutya nyine nuvuga ngo igitunguru kigatakaza gusa bya boro ryo gutwika ya acide yacyo kigira hano cyo cyamba namaze kubirangiza noneho mitanzana hano twa tunyanya twanjye natungaza nuterekamo ko sima nshaka igitunguru gihiye cyane mashaka kurya nyine igitunguru nkacoboga igitunguru noneho nkatangira gutya inyanya nazo rero ku ngenzi kunda sima nshaka inyanya bigiye cyane oya mashaka utunyanya natwo tumeze ukuntu kuko nta kantu mba nibuze kuza kurya kameze neza ariko narababwisha inyanya indobo niba ari ibase igeze ku note ya 22 uramutse rero ushatse kwigana gukina no mukino shaho niyo mpamvu benshi mu content creator tuzababona batabasha gukora content ngizi bongera bagasubira mu matiki ntago bakina no mukino udafite amafaranga ntago wabikora nk'ibi ibi nkubwira niko kuri kugira ngo noneho ukore n'utuntu tumeze neza cyane bisaba nyine ibintu byinshi cyane so ntago babishobora bano bahungu ndi kugira gusabwa inyanya nazo zigira gute zifate akariro
zitakaza nyine ubunyanya kuko ntabwo ari intambara guteka, ntabwo ari intambara. Twebwe rero dushaka ko turya, urumva nk'abantu twagiye tunibera hanze, ntabwo tuba dushaka guteka bya bindi byo kuvuga ngo ibinyanya ngo byahiye ngo bihice cyane, no nyine bigereho amavuta, just bigereho amavuta, bigereho n'ubushye nyine, kuko urunyanya rwiza buriya rudahiye. Uzacunge neza ubaza abaganga cyangwa se wenda ubaza abantu bazi ibijyanye n'imirire, bazakubwira ko indyo idahiye neza cyane cyane wenda nk'ibi bya vegetables, urunyanya narwo ruri muri vegetables, rushaka rwahinduka nka fruits, rushaka rwanahinduka veggie. So ni ibintu byoroshye cyane ku runyanya. So hano ndabiflipinga, ntabwo mashaka ko rusadukiramo uko magiye gukora udukimbo tw'udusikronyonyo, ntabwo mashaka ko rusadukiramo, niyo mpamvu ubona ndimo ndigengesera. So genda nko bitagutya gake nta y'umujinya ni gutya gusa kugira ngo just urunyanya narwo rugire gute, ntabwo nshaka ko rusaduka cyane kuko n'ubundi rurakomeza rugume ku muriro. Ntabwo rero bisaba ko ngo ujya gusaturamo ngo ukandakande unombe, oya, ntibisaba kunomba no gukubita cyane, bisaba gusa nyine gukoresha ubwenge bwo mu gikoni. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona hari abantu biga guteka guys, ugasanga umuntu yagiye kwiga guteka, ugasanga umuntu yagiye kwiga kugira gute, ni ukugira ngo ubumenyi nk'ubu ngubu ajya agaburira abantu nyine ibiryo bimeze fresh. So aha ngaha rero bimaze kumera gutya, uko urunyanya rugiye gushya kandi rero biri bukomeze kuguma ku muriro, bitazanazana bwa bushyimbo bwanjye bw'ubusikronyonyo. Nakubwiye ntishaho no mukino uzibeshye ugerageze kuwukina udafite amafaranga, niwo munsi uzumva. Umunyu ugeze kuri 800, agashashi kamwe. Wibeshye rero ugakina uyu mukino unyigana shaho nk'uko utaumia. Usi mchezo wa kuchezea, huyu si mchezo wa kuchezea. Ugendera kure uvuga uti Jessica uzabifanga komeza wikorere content nk'izo, wibeshye ukabigerageza. Huyu si mchezo wa kuchezea, mchezo wa wakuyu. Dore none ndaza nkongera nkafata kugira ngo cya gishyimbo cyanjye kijya cy'agasikronyonyo kivange, kugira ngo kivange. None se iyi si content nimaze kugira 7-8. Uyo bantu urebe nibyo mbabwira abantu, ntabwo ari content zirahagiye cyane ushobora kwa twakora. Turi bantu kazirebe n'udusikronyonyo. Nabonye ujye bagenda, ntago nomba igishyimbo, ntago bakinomba, ntabwo banakiri batari bata, ni gutya gake. Noneho ikintu ukora gusa ni ukugenda gusa wowe ugira gute uvanga kugira ngo ugigure n'amavuta mu buryo bushimishije. Noneho mukanya naza kuza kubereka, ndimo nakora n'uduchips. Abantu bepfiriye barabizi babyita chips, ndabona mukanya naje magore n'uduchips, ubundi noneho n'ibishyimbo gutya. Iyo marimo nakora gusa ni ukugira ngo byivangavange, nabyo si ngombwa kwirirwa uvuga ngo guki iyo bihiye burya biba bihiye. Si ngombwa rero kuba wavuga ngo ukore ibintu bya mirenge cyangwa se wenda ukoreshe izindi phénomène baltazarique. Niko nabonye umuntu bita ngo Baltazar Mugani, numvaga abahungu bamuririmba. Ya mugabo nawe ibintu yakoze ntabwo ari ibyino kabiri. Noneho nabonye n'abantu bo muri Guinée Equatoriale batangiye kumusingiza, amenya bazanamushyira no ku mafaranga. Kuri ubu ngubu ibigwi bisigaye ari byinshi, umuntu asigaye agenda agasambanya abagore 400 bagahita bamwita umunyabigwi hanze ku mihanda sha. Kandi kera sha kugira ngo bagushyire mu gitabo cy'abanyabigwi sha, wabaga warakoze ibintu bya danje sha, ariko ugasanga umuntu akoze ibintu by'amabwa bamugize umuntu w'icyamamare bamugize. Ubu bwa buracuruza, amabwa aracuruza. Ushobora gukora ibintu bya danje. Niyo mpamvu nyine usanga muri Afrika abantu benshi cyane batagiharanira gukora ibintu bya danje, kuko
kuko ari igihe ukora ibintu bya danje shaho ukagira ngo wenda ngo uraza kuza gutwika, hakaza kuza umwana agakora ibintu by'ububwa akakuryana nawe. Mujye mukora ibintu by'ububwa sha, mujye mukora ibintu by'ububwa muzajya muba feri. So kuri ubu ngubu rero ushaka wanakuraho udushyimbo twawe nk'ahangaha rwose, ntabwo ari ibintu bya danje. Cya gishyimbo kikaba cyahiye tayari, igishyimbo kikaba cyahiye. Ubu ngubu tugenda dukora icyo bita chips, enda kishyira hirya, gukora icyo bita chips zacu. Ndababwira ntimwokabyara mwe, uyu mukino ntuzijya wukina udafite amafaranga shawu. Ibi ni ibintu bisaba konsomasiyo nyinshi, ni ibintu bisaba amafaranga menshi, ntuzigere ugerageza na gato. Bameze za chips imwe n'isimbi zarashyizemo akuru. Uyu mukino narababwiye ntimuzigere kuwugerageza udafite amafaranga. So ikintu tugiye gukora ni kuri ya mavuta yacu none. Umuriro kuri murazamukamo byagenze bitera. Nabwo ifite amavuta. Ibo ifite amavuta. Oya, kandi imerazamukamo umuriro munsi. Dore ano mavuta arajyamo impuza amana. Guys, uyu mukino ntuzawukina udafite amafaranga bro. Narababujije cyane, ndababwira ntimuzabigendere kure udafite amafaranga. Umukino uyu ntuzigere uwukina, wahababarira cyane shahu. Umunsi ku munsi mpora mbibibutsa nkababwira n'ibi bintu shahu ntuzabigere. Bashyizemo akunyu. Sawa, muzaniye boro kibamiye shani, muze kuzana ndimo ndagenda mparagaraguza sha. Umukino nk'uyu guys narababwiye ngo ntuzabigerageza udafite amafaranga. Ntuzigere ugerageza gukina umukino nk'uyu. Ni umukino mubi cyane shahu, ni umukino ushobora kuba wagutamaza shahu. Ntuzabigerageze n'umunsi wa rimwe. Kameramani, bereka uburyo tugiye kurya agachipsi hano mu buryo bushimishije kandi mu buryo bunogeye buri wese. Iyo panu nanone kandi mwinyegereze sha mite nkarangiraho n'akareta. Uno mukino narababwiye ntuzawukina udafite amafaranga. Nkunda kubagira inama guys, udafite amafaranga rwose ibintu ntuzigere ubikina, ntuzigere unabikinisha, ntuzigere unagerageza n'umunsi wa rimwe. Ni ibintu bibabaza cyane. Ni umukino udakenera ngegera mayihoho n'ibiki byose. Abantu mwese rero mudukurikira 5 kwa 5 aho muherereye hose, murabizi ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Niyo mpamvu barimo ndagenda mbakorera mwene zino content kugira ngo dukomeze twibanire 5 kwa 5. Amavuta yacu ntabwo arashya, yari yashya, niyo mpamvu ubona ntari nashyiramo. Rero umugani agiye gucamuka. Mukanya amavuta yacu agiye gushya, namara gushya ndatashyiramo, nimara gushyiramo ubundi dutangire mgenda mvugiramo gake mbabwira nti mwirinde sida. Nongeye kubabwira none kandi ntuzigere ukina umukino udafite amafaranga. Amavuta ameze nk'ayacamutse mu kuntu kugira ngo bitaza kuza kwitereraho nyine bigahita binjyaho. Bagiye gutangira kugenda nshyiramo gake kugira ngo dukore ikintu bita neutralisation du feu. Ni uko neutralize umuriro. Utazi igifaransa n'uvuga sha. Hano ngira ngo urabibona uburyo twatangiye. Shobora gutwika sha. Uyu mukino ukinnye nabi washya. Nabibabwiye kandi murambye buri munsi. Umukino nk'uyu ntuzawukina udafite amafaranga. Umukino nk'uyu ntuzigere uwukina shahu. Ntakomeze mu mufuka shahu.
umukino nk'uyu ntabwo ari umukino mwiza mwoka byaramwe muzawugendere kure. Uyu ni umukino w'amafaranga, uyu niwo bita umukino w'amafaranga. Udafite amafaranga rero ntuzabigerageze guys, kandi mpora mbabwira bagira inama akaba kita agacipse rwose mbaza ngo gahagaze angahe, ngusobanurire. Uyu ni umukino udashobora gukina udafite icyo bita ifaranga bro. Uyu ni umukino udashobora gukina udafite ifaranga, kandi uzanabigendere kure muvandimwe mugenzi wanjye. Ndagukunda ngohoza ku mutima nubwo wenda ntakuzi, ariko uzabigendere kure ibintu byo gukinisha shaho, ibintu byo gukina imikino nk'iyi ngiyi shaho udafite amafaranga shaho. So ikintu tuba dukora none aha ngaha, icyo dukora gusa ni ukongeramo ka kariro kacu muri za chipsi. Noneho impamvu nabikoze kugira ngo udakomeza kubatindira mureba gusa ndimo ndavuga ndimo ndagira gute utari buze no kurya kuri ino ndyo uko nturi muri gahunda yacu ya saa sita. So mukubite n'amagisha, mukubita amagi mukubita amagi. Guys, iyo babwiraga rero nkababwira ni ahangaha ikiba gisigaye ni umuriro gusa, kuba akariro kagenda kinjiramo gake ubundi tugakora leta ya saa sita. Turi ku isaha ya saa yine n'indi minota. Ndabizi neza cyane ko hari bamwe muri mwebwe murareba ino video ariko mutigeze mubona agafiriti nk'aka ngaka. Ntabwo ari igihe wenda wabigizemo uruhare, batekereze ku cyatumye agafiriti kataboneka. Nusanga harimo amakosa yawe wongere wisubireho muvandimwe, igihe kiracyahari. Imana irakuzirikana ndetse na Kiliziya izakuba hafi. Gerageza rero wisuzume umenye ngo niki gituma agafiriti nk'aka ngaka kataboneka.